muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, atatuje kuzora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tutatuje kuzora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho, kandi subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga bikunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 089351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukorere rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande eshatu. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishamo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cya nyacyo. Iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. B, birabujwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. C, birabujwe kunyuranaho. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujwe guhagarara ku iteme. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kivuga ko wowe ukibonye ugiye kugera ku iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebira video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibe binyabiziga: A, ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. B, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Noneho kino kibazo bajya bagihindura bakavuga ngo buri mwaka. Niba bavuga buri mwaka uzahitemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bino binyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5, na bino binyabiziga bigenewe kwigisha gutwara bikorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ndizera ko ramutse mode, ndizera ko ramutse bagihinduye wahita ugikora kubera ko mabikubwiyeho hakiri kare. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Icyo ukora ni kimwe, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 089931626 tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda, tukanagufatira kode nziza. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Bw'amabara sate: A, ubururu, B, umweru, C, umutuku, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo,
ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni a, ubururu. Iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa, wenda se hari icyago kidahoraho, ikimodoka cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Rero ahagomba kunyurwa hashyirwaho biriya byapa bitegeka, bavuga ngo hano hari gukorerwa umuhanda, icyerekezo gitegetswe kunyurwamo ni mukati ibumoso, ni mukomeze imbere, cyangwa se ni mukati iburyo gusa, bitewe n'icyerekezo bari kugutegeka. Kandi biriya byapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bari batubajije ku buso ni ubururu. Iyo badakoresheje bino bitegeka bakoresha kiriya kiranga kiba cyanditsemo deviation, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, nacyo kiba gifite ubuso bw'ubururu. Rero uzahitemo ko ari ubururu. Ndizera ko waramutamo igisubizo cya nyacyo, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo romoroki iziritse ku kinyamitende velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo burumbare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga gikuru ritagaragara, igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Romoroki iri gukururwa. Murabizi romoroki ni cya gikontineri kiba kiri gukururwa haciyemo imigozi iri kugikurura. None kiri gukururwa ariko kigakingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kugikurura. Kiba kigomba kugaragazwa ute rero kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baturutse inyuma baze kuyibona? A, ni itara ryera cyangwa umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. B, itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Iyo romoroki kubera kuri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura, ukuntu igaragazwa inyuma bashyiraho itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza guturuka inyuma baze kubona ko ibabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Ndizera ko ramustamo A, ndizera ko ramustandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga, ibiziga bari kuvuga ni imipine, ntikigomba kurenga ibihe bipimo. A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50. B, imbere ni metero 1 na santimetero 70. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Igice kirenga ku mipine, kuva ku mupine w'inyuma ugera aho ikinyabiziga kigarukira ari kugana inyuma, abagomba kuba harimo metero 3 na santimetero 50. Noneho imbere aba ari metero 2 na santimetero 70. Kuva ku mupine w'imbere ugera aho ikinyabiziga kigarukira ari kugana mu ruhande rw'imbere, agomba kuba ari metero 2 na santimetero 70. Niyo mpamvu hano twahisemo A gusa, no kubera ko kuri B bavuze ngo metero 1 na santimetero 70 kandi aba ari metero 2 na santimetero 70. Niyo mpamvu twahisemo A gusa, ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona babikubajije uhita ubikora, kubera ko mabikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifite amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande 3, ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B, muvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. C, muvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha.
mu gihe kuri D bari kutubwira ngo aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Iyo ukibonye uhita wongeza umuvuduko muto uri buze kugenderaho akaba ari uyu nguyu uri mu birango. Muri make harimo 30 gatwarira muri kilometero 25 mu saha barakwandikira, ariko iyo utwariye muri kilometero 50 mu saha wabonye kino cyapa kirimo 30 nta kintu bagutwara. Baba bari kuvuga ngo ongeza umuvuduko umuto uri buze kugenderaho abe ari uwo nguwo uri mu birango. Niyo mpamvu hano duhisemo se, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya yari tugikora. Ariko ukibuka ko buri gihe ntabwo hahoramo 30, hari ahantu uzagera ubone handitsemo 20, aho uzagera ukabona handitsemo 50, biterwa n'agace ugezemo. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona n'amatara yo kubisikana mu ntera ingana iki? A metero 100, B metero 50, C metero 40, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, muri metero 40. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Utugarura rumuri ni muri metero 150. Amatara ndangacyerekezo ni muri metero 150. Ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kubera ko mba nzi ko ari ibibazo babaza, kugira ngo ubyumve hakiri kare nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Amatara maremare yo ni muri metero 100. Ibyo byose mba mbivuze kubera ko mbazi ko ari ibibazo bababaza kugira ngo urusheho kwitegura neza. Murabizi hano dukosora ikizamini ariko tukabona ku bibazo byinshi bitandukanye kugira ngo nugerwaho ntibizakugore. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyiri karita bihindurwa, bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. None bikorwa mu gihe kingana gute? A mu mezi 2, B mu kwezi kumwe, C mu minsi 15, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuba tubwiye ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Bikorwa mu minsi 8. Bikorwa rero mu minsi 8. Rero niyo mpamvu hano nta minsi 8 bashyizemo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo mu minsi 8, uhita ugihitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ariko ukibuka ko ikinyabiziga cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'umusoro. Ibyo byo bikorwa mu mezi 2, cyangwa se ikinyabiziga kitagikora. Ariko byaba ari ibintu byanditswe ku karita iranga ikinyabiziga bihindurwa, byo bikorwa mu minsi 8. Ntuzajye ubyitiranya, nabonye ibyo bibazo bibiri hari abantu bakunda kubyitiranya. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo wifuza kugana ibumoso imbere yawe kubera icyo ushaka umwanya mwiza kandi uhagije. Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kugutambukaho. B kugira ngo ubone neza ikindi cyerekezo ushaka gufata. C kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kukunyuraho mu ruhande rw'ibumoso.
hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se. Kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora, uba ugomba kugira ngo wereke abandi bari gukoresha umuhanda icyo ushaka gukora kugira ngo utabateza ibyago. Ndizera ko uramutamo se, ndizera ko waramutse ucyandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga inyuma ya uromoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye inyuma ya rukururana, aguhaye ikinyoteri kikubwira ngo nyuranaho iburyo, wowe uri kugana ibumoso. Ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Kugabanya umuvuduko ukareka akagenda, B gukomeza iburyo bwawe, C kumunyuraho iburyo bwe, D kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Ugabanya umuvuduko ukareka akagenda, ariko kubwira ngo nyuranaho iburyo, kandi urabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Iburyo bari kubwira ngo nyura muri za ruhurura za sangoma niko muzita. Rero ugabanya umuvuduko ukareka akagenda, waza kugira ahantu byemewe kuba wamunyuraho ukamunyuraho, ariko utanyuranyeho iburyo kubera ko biba byaguteza icyago. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788531626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ahegereye umuhanda unyerera. B, imbere ipine ryapfumutse. C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. D, imbere hari hatangirwa serivisi. Hano uri kubona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Bishatse kuvuga iki? Hari agace ugeramo hakaba hari ibyago byinshi, bakabona bataratondekaho ibyapa 10 cyangwa se ibyapa 5, ahubwo gashyiraho kino kimwe kiburira kiri kuvuga ngo hari icyago kidasobanuye ukundi, menya ko ugomba kwitonda. Bagashyiraho rero kino cyapa kimwe, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Akenshi bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana, kugira ngo ubanze ugende urwo rugendo uze kugera aho hari icyo kintu bari kukuburira warushijeho kwitonda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombeje bice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango, ibimenyetso by'amabara akurikira by'amabara sate: A, umweru n'umukara, B, umweru n'umutuku, C, umweru n'umuhondo, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano hari ahantu ubonye handitse umweru, oya, hagiye bavuga ngo umweru bakarenzaho andi mabara, kandi kiba gifite ibirango by'umweru gusa, nta kindi kintu kirengejeho. Rero kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Icyiza, subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iriya video nagukoreyemo kwata n'ibyapa byo ku mihanda,
urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa. Ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira: hari imirimo iri gukorwa mu muhanda cyangwa se hari nk'icyako kidahoraho. Ahakorerwa imirimo hagaragazwa gute? Icyapa kira cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30. B, uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko bakoresha ibyapa bitegeka bari kukubwira ngo hano hari gukorerwa imirimo mutegetswe guca hariya, cyangwa gukoresha kiriya cyapa kiranga kigaragaza ko aho hantu hari gukorerwa imirimo kiba cyanditsemo ngo deviation. Ndizera ko uramutamo D, ndizera ko uramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Kudepasa bikorerwa he? A, mu ruhande rw'iburyo gusa. B, igihe cyose ni ibumoso. C, iburyo iyo unyura ku nyamaswa. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Abantu benshi bakunda kwica kino kibazo bahisemo B ngo igihe cyose ni ibumoso. Oya, ni ibumoso, ariko iyo wavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Birashoboka ko ushobora kunyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo, cyangwa se bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, cyangwa se bitewe nawe n'icyerekezo ugiye kujyamo. Rero niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo bugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, ya bari kuvuga n'ubundi abayobozi b'ibinyabiziga. Bategetswe iki? Mugeze ahantu musanze umuhanda urafunganye bugari bwawo munyuranyeho mwatezanye inkoni, muba mutegetswe iki? A, kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. B, guhagarara aho bageze. C, koroherana. D, gukuraho inkomyi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, koroherana. Muba mugomba koroherana. Koroherana ni gute? Ni kwa kundi ubona ibinyabiziga bihuriye ahantu hafunganye, ukabona abayobozi b'ibinyabiziga bose babaye nk'abahagaze, noneho umwe agahagarara akaguhinzira ukabanza ugatambuka, wamara gutambuka nawe akabona gukomeza urugendo rwe. Biriya muba mukoze nibyo bita koroherana. Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru nta na rimwe biba byemewe ko uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Guhagarara aho bageze, mwahagarara mukazakurwa nande? Gukuraho inkomyi. Gukuraho inkomyi ni nko kuvuga ngo dore umuhanda urafunganye, ngani tuve mu binyabiziga byacu dusize umuhanda tuwongere tubone kunyuranaho. Nabyo ntibikoroboka, ahubwo mugomba koroherana. Ugahagarara akabanza agatambuka nawe, cyangwa agahagarara ukabanza ugatambuka. Ndizera ko uramutamo C, ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bujuje cyane cyane aha hakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko guhagarara ahangaha akanya gato cyangwa kanini biba bibujijwe. Hehe? Ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo uba wemerewe gukata ngo usubire inyuma,
ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura kubera ko haba hanyurwamo mu cyerekezo kimwe. B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. C, ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umuhanda n'uw'ikinyabiziga ugomba gutuma bibisikana butagifite metero 12, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Bishatse kuvuga iki? Niba uri kugenda mu muhanda, iyo ukeneye guhagarara akanya gato cyangwa kanini uparika kuri iriya parikingi n'ubundi biri mu ruhande uri kugenderamo. Ubona ko niba ari parikingi ziri mu ruhande rw'iburyo n'ubundi igice cy'umuhanda uri kugenderamo ni icy'iburyo, uparika mwa ruriya ruhande n'ubundi rw'iburyo kuri iriya parikingi iri mu ruhande rw'iburyo. Rero uba ubujijwe kuba uri kugenda mu ruhande rw'iburyo mu muhanda mu gisate cy'iburyo ngo wambukiranye umuhanda ujye guparika hariya ibumoso, haba hateganye n'indi parikingi iri iburyo. Biba bibujijwe, nibyo baba bashatse kuvuga hano. Niba uri kugenda mu muhanda ugakenera guparika akanya gato cyangwa kanini, n'ubundi uparika mw'iriya parikingi iri mu ruhande uri kugenderamo. Ntabwo biba byemewe kwambukiranya umuhanda ngo ujye guparika ibumoso kuri parikingi iri ibumoso. Niyo mpamvu duhisemo B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Turabahisemo, ndizera ko usobanukiwe n'ikiza mu kizamini urakora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara ni ayahe rero? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. A, amatara magufi. B, amatara ndangaburumbarare. C, amatara yo guhagarara umwanya munini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini. N'ubundi mu kibazo bari babitubwiye, mujye musoma ibibazo neza, hari igihe biba birimo ibisubizo. Batubwira ngo iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini, niba bihagaze umwanya muto cyangwa munini, n'ubundi bagomba kugaragazwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini. Ndizera ko ramutamo C, ndizera ko ramutsikandika ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, hanyurwa mu cyerekezo kimwe. B, ntihanyurwa. C, umuhanda udakomeza. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ntihanyurwa. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye, nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni sens unique. Iyo ukibonye ntiwemerewe kujyayo, ariko abariyo uzabona bari kuvayo. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Wowe ukibonye ntiwemerewe kujyayo, ariko abandi bariyo bazaba bari kuvayo kubera ko kizaba kibateye umugongo. Niweho kizaba kiri kubwira ko hatanyurwa. Ndakeka ko ramutamo B, ndizera ko ramutsikandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi yahagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi abagomba gukora iki? A, kunyuranaho ibumoso. B, gutegereza yihanganye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga, uri kugendera inyuma ya za yutongo zino zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali cyangwa no mu ntara, iri guhagarara abagenzi bakajyamo cyangwa se igahagarara bakavamo. Uba ugomba kwitwara nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese yanditse cy'ukuri ni A, kunyuranaho ibumoso.
ese A ni igisubizo cy'ukuri, ni B gutegereza yihanganye, ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ndakeka ko wamaze kugihitamo ni igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kunyuranaho ibumoso. Ntabwo wahagarara inyuma yayo ngo nigira ahagarara nawe uhagarire inyuma yayo, oya, ahubwo unyuranaho ibumoso, kubera ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ariko iyo bakubwiye ngo igihe cyose ni ibumoso, ujye uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Birashoboka ko wanyuranaho uciye iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezemo, cyangwa se bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo, cyangwa se bitewe nawe n'icyo uri kujyamo. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? A, kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. B, gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. C, kuvuza ihoni. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze, kugira ngo ubwo umunyeshuri araba agiye mu muhanda wenda ni inshuke uhita uhagarara utamuteje ibyago nawe bitakugoye. Ndizera ko ramutamo A, ndizera ko ramucyandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkiza ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, cyangwa mu buryo bwa online wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789951626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.